hano rero imurambi ikintu tubazeho bagira udushya buri munsi murebe ibyo bintu batuzaniye n'uburyo babizanye ni udushya bahimba twa buri munsi kugira ngo berekane ko bafite ubudasa n'ubw'abandi bumfashe tubaha amashyi impundu rero munsi mwiza ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Yesu Kristo akuzwe. Mbanje kubifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu Emmanuel. Uyu munsi duteraniye muri urugo muri Impuza miryango remezo kugira ngo twizihize umunsi mukuru w'impuza yacu ya mutagatifu Emmanuel. Mu by'ukuri twagombye kuba twarizihije kuri Noheli, ariko kubera iminsi mikuru n'izindi gahunda byari bihari turavuga ngo reka tubishyire kuri uyu munsi ku wundi munsi, bitaza kutubuza rero nyine kurushaho kwizihiza uwo munsi wa Emmanuel twizihiza Imana yigira umuntu, ngo nuko jambo yigira umuntu abana natwe twibonera ikuzo rye. Natwe rero tugakomeza kwizihiza umwana w'Imana watuvukiye, umwana w'Imana wigize umuntu, umwana w'Imana waje kubana natwe kugira ngo adukize kandi aducungure. Turasaba kugira ngo Imana Nyagasani twongere ingabire zayo, natwe twakire uwo mwana w'Imana mu buzima bwacu, uwo mugisha w'Imana mu ngo zacu no mu miryango yacu, maze ubuzima bwacu burusheho kunogera Imana no kunogera abantu. Iteka iyo tuje gusoma mu misa mu miryango remezo muri quartier, ni akanya ko gusaba by'umwihariko umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ku rugo rwatwakiriye, umugisha w'Imana ku miryango yacu, umugisha w'Imana ku babyeyi, abavandimwe n'inshuti, n'umugisha w'Imana muri quartier yacu. Tugasaba rero Nyagasani kugira ngo atwongere ingabire za Roho Mutagatifu, tubashe kwakira umwana w'Imana waje muri twe, maze tubashe kurushaho kuronka ibyiza yatuzaniye n'iyo migisha yatuzaniye, ubuzima bwacu bwose burushaho kunogera Imana no kunogera abantu. Iyo twateganye gutya muri quartier, umuryango remezo, Impuza miryango remezo, buriya buri wese aba afite umugisha w'umwihariko ashaka kwisabira Imana. Kandi umunsi nk'uyu nguyu icyo dusabye Imana cyose yakiduha, ko twaje no kwizihiza Emmanuel, Imana turi kumwe, Imana rwagati muri twebwe. Maze rero mbere yuko tutwitamo cy'Ukaristiya, reka duceceke akanya gato, buri wese agira icyo abwira Imana, agira icyo yereka, agira icyo ayisaba, maze isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi itwegereze ubwiza bwa Nyagasani. Dawe mwiza, tuhagaze imbere yawe tugushimira ibyiza byose udahwema kutugira mu buzima bwacu, kandi uhagaze imbere yawe tugusaba umugisha wawe, umugisha kuri twe duteraniye hano, umugisha kuri uru rugo rwatwakiriye, ku ngo zose zigize Impuza miryango remezo ya mutagatifu Emmanuel, umugisha ku babyeyi, umugisha ku bana, umugisha ku bavandimwe, abaturanyi n'inshuti, umugisha muri quartier yacu. Twohereze Roho Mutagatifu atumurikiye kandi atuyobore, maze twese tubashe kwakira umwana w'Imana watuvukiye, waje kubana natwe wigize umuntu kubera twe kugira ngo dukire, maze
iyi minsi mikuru twizihije ya Noheli n'Ubunani ndetse n'uyu munsi mukuru tugiye kwizihiza dukomeze kutwegereza ubwiza bw'Imana buri wese arusheho kurangwa n'amahoro ibyishimo urukundo n'umunezero twazaniwe n'umwana w'Imana kandi ibyo dukora byose bitwegereze ubwiza bwawe. Nyamara dawe twisanye tuzi ko tudatunganye, tuzi ko turi abanyantege nke, twambaye umubiri, tubanje guca bugufi aho tutagutunganiye hose, tugusaba imbabazi maze isengesho ryacu rize kuba dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya. Kuko naracumuye rwose, cyo bituma n'inginga Mariya mutagatifu w'ikiri iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu byose maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Imana nisingizwe mu ijuru. Imana yasuye umuryango wayo. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu asubira i Kafarinawumu, bamenya ko ari imuhira. Abantu benshi barahakoranira bituma habura umwanya ndetse n'imbere y'umuryango, nuko arabigisha. Haza abantu bamuzaniye ikirema gihetswe mu ngobyi, kuko batashoboraga kukimugezaho bitewe n'ikivunge cy'abantu. Basenya igisenge hejuru y'aho yarari. Bamaze kuhaca icyuho, bururutsa ingobyi ikirema cyari kiryamyemo. Yesu abonye ukwemera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Ubwo hakaba abigisha amategeko bamwe bari bicaye aho, bakibaza bati, igituma uriya avuga atyo ni iki? Aratuka Imana. Ninde ushobora gukiza ibyaha atari Imana yonyine? Ako kanya Yesu amenya ibitekerezo byabo, niko kubabwira
ati niki gituma mutekereza mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabikijijwe, cyangwa kuvuga ntihaguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. None rero kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha ku isi bwo gukiza ibyaha, abwira ikirema ati ndabikubwiye, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Ako kanya arahaguruka afata ingobyi ye asohoka, bose bamureba bagwa mu kantu basingiza Imana bavuga bati nta na rimwe twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi. Iyo ni Evanjili ntagatifu. nkomeje mbifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu Emmanuel, mutagatifu impuza yacu yiyambaje. Hari ibintu bitatu ngiye kwibandaho muri uyu munsi mukuru wa none, duhereye no ku masomo ya none. Icya mbere ni gukomeza nyine kwifuriza umunsi mwiza wa Emmanuel. Nk'uko nahoze mbivuga, Emmanuel bivuga Imana turi kumwe, Imana rwagati muri twebwe. Mu by'ukuri nk'uko nahoze mbivuga, twagombye kwizihiza uyu munsi mukuru, umunsi mukuru wa Noheli, aho nyine twizihizaga mutagatifu Emmanuel. Aho kuri Noheli kubera gahunda zari ziriho zose ntabwo byabashije kuba, niyo mpamvu twabigije uyu munsi. Kuri uwo munsi wa Noheli rero twizihiza ikintu gikomeye, twizihiza Imana yigira umuntu, ngo nuko jambo yigira umuntu abana natwe. Twabivuzeho inshuro nyinshi mu masomo y'icyo gihe. Mu by'ukuri iryo banga cyangwa ihame rya Noheli rirenze ubwenge bwacu. Kumva ngo Imana umuremyi w'ijuru n'isi yigize umuntu, yicishije bugufi yigira umuntu, noneho izari n'akana gatoya, ni ka kana kari karyamye mu kavuri, ije ibura n'aho iryama mu kiraro cy'inka. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yigize umuntu, ikaza nk'akana kakabura n'aho karyama, kakaryama mu kiraro cy'inka. Twahoze tuvuga ko nta bwenge bwa muntu, nta magambo ya muntu ashobora gusobanura icyo kintu. Twabisobanuye tuvuga ko uburyo bwiza bwo kwizihiza Noheli ni uguceceka, ukarangamira ikirugu, ukareba kariya kana karyamyemo, kumva ko ari Imana yigize umuntu, ikaza imeze nka kariya kana, ikaryama hagati y'amatungo kubera urukundo igukunda, kubera urukundo inkunda, kugira ngo tutazahinduka, kugira ngo tuzabashe kugira ubugingo bw'iteka. Maze ugaceceka, ukareka Roho Mutagatifu akaba ari we ubikumisha. Imana yigize umuntu kubera wowe, kubera njyewe, ikemera kuza kuryama mu kiraro hagati y'amatungo. Tugasaba rero Roho Mutagatifu akabitwumvisha kugira ngo adufashe kumva iryo hame, ariko kandi tukazirikana cyane no kuri urwo rukundo. Twabivuze kenshi ko kwizihiza Noheli neza ni gusaba Imana ngo iduhe imbaraga zo kwakira urwo rukundo rwayo, natwe tubashe kuyikunda no gukunda bagenzi bacu. Ko twahoze tubivuga ko ikibabaza Imana cyane ntabwo ari ibyaha byacu gusa, ikibabaza Imana cyane ni ukubona idukunda twe tukanga kwakira urukundo rwayo. Bya bindi Abanyarwanda baririmba ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Gukunda umuntu akanga kugukunda biragatsindwa n'Imana. Buriya rero ikintu kibabaza Imana cyane ni ukubona yaradukunze ikigira ubusabusa, ikaza ikaryama hagati y'amatungo, ariko wowe ukigira ameze ngayame, kuba ntacyo bikubwiye ukayikuba na zeru. Abanyarwanda abakigiye basigaye bavuga ngo ukayica amazi, ukayica amazi. Yemeye kuva mu ijuru, iza ari akana gato urya mu matungo, kubera urukundo igukunda, warangiza ukayica amazi, rwa rukundo rwawe nta n'icyo bimubwiye. Ibyo birakureba. Noheli rero ni uburyo bwo gusaba no mu gihe cyo kuvuga ngo dusabe Imana iduhe urwo rukundo rw'Imana, ariko kandi duhe n'urukundo rwa bagenzi bacu, maze tubashe kurushaho kuko kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru.
kandi kuri iyi noheli twavuze ko ntabwo umwana w'Imana yongeye kuvukira mu nda ya Bikira Mariya. Reka da, byabaye rimwe gusa umwana w'Imana yavukiye mu nda ya Bikira Mariya hashize imyaka 2000, ahubwo umwana w'Imana yaje kuvukira mu mitima yacu, yaje kuvukira mu buzima bwacu, yaje kuvukira mu ngo zacu, mu miryango yacu, yaje kuvukira mu mateka yacu ngo yatagatifuze, kugira ngo ahari umuvumo hahinduke umugisha, ahari agahinda ahashyira ibyishimo, ahari urwango ahashyira urukundo, ahari umwijima ahashyira umuri. Uyu munsi ndanavuga ngo bibaye byiza ko twongeye gusubira muri aya masomo nyuma ya Noheli. Buri wese yibaza, iyi Noheli twizihije hari ikintu yakuzanye, yaguhinduriyeho mu buzima bwawe? Hari umugisha w'Imana waba warakiriye koko mu buzima bwawe no mu mateka yawe? Hari agatambwe wateye uvuga ngo mvuye mu rwango ngiye mu rukundo, mvuye mu mwijima nje mu rumuri, ngo yaje ari urumuri rumurikira abe ko mwabe banga kumwakira. Hari umugisha w'Imana wumva wakiriye ku buryo wumva warateye agatambwe mu butungane cyangwa mu butagatifu, kubera ko umwana w'Imana yavukiye mu mateka yacu, na yayandi ashaririye, na yayandi mabi, aho bakwitaga ngo uri umwana w'umurozi. Ntabwo ukiri umwana w'umurozi, umwana w'Imana, kubera ko Imana yavukiye mu mateka yacu. Ntabwo ukiri umwana w'ikinyendaro, bakwitaga ngo uri umwana w'ikinyendaro, wabaye umwana w'Imana kubera ko umwana Imana yavukiye mu mateka yacu. Ntabwo ukiri mu muryango w'abasinzi, w'abicanyi, w'abacubaguzi, apana, uraba mu muryango mutagatifu kubera ko umwana w'Imana yavukiye mu miryango yacu wayitagatifuza. Ya mahane na za ntambara zahoraga mu ngo zacu byagombye kuba byarahosheje, za ngo zaraga zishya bwacya zikazima, kubera umwana w'Imana yavukiye mu ngo zacu byagombye kuba byarazimye, ako umwana w'Imana yatuvukiyemo kugira ngo aduhe umugisha w'Imana tubashe kubaho mu mahoro no kwishima. Ya miryango ihora iryana, ugasanga abavandimwe bari kuryana. Ni bande bagiye mu manza? Ni abavandimwe, ni umuryango wanyu. Ni bande bagiye kuraguza? Ni abo iwanyu. Ni bande bari mu kushwana? Umwana w'Imana yavukiye mu miryango yacu. Maze rero mwebwe mwizihiza mwiragije mutagatifu Emmanuel Impuza, kugira ngo nongere mbasabe kugira ngo iyi munsi mukuru twongeye kwizihiza wongere kudufasha kongera kwakira Imana mu buzima bwacu, mu mateka yacu, twongere twakira umugisha w'Imana mu ngo zacu, mu miryango yacu, cyane cyane no mu mateka yacu. Ahari umuvumo hahinduke umugisha, ahari agahinda hahinduke ibyishimo. Na bya bindi byari byarabuze, ya mivumo na ya mikasi ngo yirwaga ikubuza kugira umwana, wabuze urubyaro, wabuze umugabo, wabuze umugore, wabuze akazi, wabuze iki, iyo mikasiro yose umwana w'Imana watuvukiyemo adusigire imigisha ye, maze tubashe kurushaho kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru. Nongeye kubifuriza rero umunsi mwiza wa mutagatifu Emmanuel, umwana w'Imana navukiye muri twebwe, nadutagatifuze, natuzanire umugisha w'abana b'Imana, tubashe kurushaho kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri nibyo twumvise mu isomo rya mbere ry'uyu munsi. Nabasabye abazabona akanya muzasome iki gitabo cya Samuel. Ni inkuru ishimishije kandi iryoshye cyane. Samuel tumaze iminsi twumva ukuntu yatowe, tumaze iminsi twumva ukuntu yageze aho ngaho akaba umuntu ukomeye, ndetse n'umuryango wa Isirayeli ukaza kuza kubaho ukomera, ariko ukaza kugomera Imana, bakajyanwa bunyago, Abafilisiti bakajya baza bakabatsinda. Ariko umuryango wa Isirayeli wari ufite icyo bitaga ubushyinguro bw'Imana. Ubushyinguro bw'Imana ni nk'uko twavuga n'ikira, cyari ikimenyetso n'aka, cyari ikimenyetso cy'uko Imana iri rwagati. Ejo twumvise uburyo ngo baravuze bati, ubwo turi kurwana n'Abafilisiti, mureke tujye kuzana bwa bushyinguro bwacu bwanyazwe, bwari ahantu bita Gisiro, nituba turi kumwe nabwo nta kabuza tuzatsinda. Ngo bajya kubuzana, babugejeje hagati yabo, barabyina, batera imbyino byinshi cyane, batugiye ku rugamba tuzatsinda. Abafilisiti bari kumva, baravuga bati nimukenyere tujye kurwana n'Abayisiraheli kubera ko byakomeye, bazanye za mana zabo. Ariko ngo baraje, Abafilisiti ngo barabakubita, baranabica, ngo hapfamo benshi, ndetse na bwa bushyinguro bw'Imana barabutwara. Ibyo nibyo twumvise ejo. Bishaka kuvuga ngo
ibimenyetso dufite by'ubwami y'uko Imana iri hagati muri twebwe ntabwo kubigira ubwabyo bihagije. Nubwo bwose bari bafite ubwo bushyinguro buvuga ngo ni Imana rwagati muri twebwe, ariko bari barateye Imana umugongo, bakikorera ibyo bashaka byose, bakigirira nabi, bakagira ku bigirwamana, bakitwaza ngo dufite ubushyinguro bw'Imana, ariko baraje barabakubita, barabatsinda, n'ubushyinguro barabutwara. Natwe nk'abakristo hari ibimenyetso byinshi tuba dufite, ariko mu by'ukuri bimeze nk'imigi. Ukaba ufite ishapure uyambara gusa, ariko utazi no kuyivuga, utazi unayivuga nayo, ukavuga ngo Bikira Mariya azagufasha kandi utanamwiyambaza nayo, ukayishyira mu modoka ukaba wayimanitsemo ukaba uyambara, ariko kuyivuga wapi? Wibwiye se ko nibikomera azagutabara tutanamwiyambaje? Ukaba ufite Bibiliya, jya ubona n'abarokore barazigenda ahantu hose bazambaye bazigendana, ariko ukaba utarayifungura mu rugo warayiteguriye ahantu heza, uyishyiramo ngo ni ijambo ry'Imana, ariko ntabwo ariko uranayifungura. Nibura ngo usome wumve iryo jambo ry'Imana rikubera itari kumurikira, witunze nk'impigi ntacyo bizakumara. Bivuga ngo ibimenyetso dufite by'ubwami by'ikimenyetso by'Imana bitwegereza Imana ubwabyo ntabwo bihagije. Tugomba kugira ukwemera, tugomba kugira ukwizera, tugomba kwiyambaza Imana. Ari nacyo cyatumye bariya ba Isiraheli batsindwa n'ubwo ubushyinguro bw'Imana bwari hagati yabo. Gutunga ishapure, gutunga Bibiliya, gutunga imvugo iki kindi no kujya isakramento, rifite isakramento harimo n'abagira isakramento mu rugo iwabo, ariko ntajya tushyiraho isakramento ry'Ukaristiya hariya buri wa gatanu riba rihari, ntajya arimo yajya mu kiliziya gushengerera, ahubwo ukavuga ngo Imana izagufasha gute tutayitabaje. Aha rero noneho reka njye ku isomo ry'uyu munsi. Abayisiraheli babonye bikomeye, bagize aho babwira Samweli bati waduhaye umwami, umva turashaka umwami nk'uko n'ibindi bihugu bifite umwami. Nubwo bari barajyanywe bunyago, bagera ahandi hantu basanga bafite ibigirwamana, ntabwo bagisenga Imana ya Isiraheli, Imana imwe, bo bafite ibigirwamana. N'ukuntu Abafilisiti babatsindaga, n'ukuntu bagira gute turaranga gukomeza kwiyambaza Imana ya Isiraheli. Turashaka umwami, ikigirwamana nk'uko n'ibindi bihugu byose by'abanyamahanga bifite umwami. Samweli yababwiye amagambo meza, nababwiye muzabona akanya muzasoma ahantu birashimishije cyane. Barababwira tumva rero ngo imbaga yasabaga umwami. Samweli ayisubiramo amagambo yose Uhoraho yavuze, arababwira ati umva, dore uko umwami musaba azabategeka. Azafata abahungu banyu bagira abanyamagare ye n'abanyamafarasi, maze bazajya birukanka imbere y'igare rye. Azabagira abatware b'abantu 1000 n'abantu 50, abagira abahinzi b'imirima ye n'abasaruzi b'imyaka ye, bamucurire intwaro zo kurwanisha n'ibyuma byo gushyira ku mafarasi. Azafata abakobwa banyu ko abakozi b'imibavu, abanyagikoni n'abategetsi b'imigati. Azabatwara imirima yanyu n'imizabibu yanyu n'imizeti yanyu y'inyamibwa, azabigabira abagaragu be. Azafata umugabane, ni byinshi cyane, aho kuvuga ngo azabakubita, azabagirira nabi, abagore banyu azabagira abacakara, nabo bwanyu azabahindura bamayibo. Ngo ya ngo turashaka umwami, nta kindi dushaka, nk'uko abandi bafite umwami, kandi uwo mwami azabagirira ngo ntacyo, ariko turashaka umwami ngo tubeho nk'uko abandi bafite umwami. Ngicyo igishuko gikomeye abantu bahuye nacyo, ushaka kubaho nk'abandi. Nubwo baba babaho mu byaha, turashaka umwami nk'uko abandi babaho. Ndashaka kubaho nka kanaka, nubwo bwose n'amarasho ibyakora ntabwo ari byiza. Ibyaha biri byateye kuri iki gihe, barakubwira ngo umva, urashaka gukira, ntawe ukira atibye. Nanjye ndashaka kwiba ngo nzayibiga, ndashaka kubaho nk'abandi, nanjye ndashaka kwiba kuko n'abandi biba bagakira. Urashaka kuba umukungu cyane, ngo kuri iki gihe ntawe uba umukungu atabanje guca ikuzimu. Umva ko niba ari kuzimu, nanjye ndashaka gucayo, ariko nanjye nzaba umukungu nk'abandi. Gushaka kubaho nk'abandi, icyaha gituma twese tugwa mu cyaha kimwe, tugatera Imana umugongo. Udashaka kubaho, ushaka kubaho nk'abandi, kandi nyamara babayeho nabi kandi bidutera ikibazo. Nk'uko umwana w'umukobwa agasazira yabona atangiye gukura mu rugo, ese ko bataza kundambagiza, ugiye gusazira mu rugo, ntabwo uzi ukuntu babigenza, hari ibanga ngo abandi bakora. Nawe ugashaka kubaho nk'abandi nk'uko abandi bagenza, maze ugasanga uguye hasi. Icyo ni igishuko gikomeye
cyo gushaka ibya bindi ngo urwiganwa rwabushujwe niyo byaba ari ariko kubera ko n'abandi babikora nanjye ndashaka ntawe uzatsinda urubanza dutanze ruswa nudatanga akantu se wagize ngo bazakumva uzabona akazi se igishuko cyo gushaka kubaho nk'uko abandi babayeho kabone niyo byaba bibi uyu munsi ndio tuzagusaba Imana kandi ibyo byose babikoze ari ukugira ngo batere Imana umugongo ko babanze ko Imana ikomeza kubabera Imana kuko n'Imana yabwiye ngo Uhoraho yabwiye Samuel ngo rega ntabwo ari we bari kurwanya ngo ni njyewe ngo ntabwo bakinshaka ko mbabera umwami iyo twanze ko Imana itubere umwami dushaka ibindi bigirwamana ku ruhande tugashaka kubaho nk'uko abandi babaho nibayobora n'ibigirwamana iyo wanze ko Imana ikubera umwami ushakisha ibindi bigirwamana akaba ari byo bigutegeka ari byo bikuyobora ahasigaye ugasanga usaruye umwuka ugasarura ibyo byose uyu munsi rero dusabe umunsi twiyagiza kuri uyu munsi mukuru w'umuryango remezo wacu twemere Imana itubere umwami twemere tuyoboke Yesu Kristo umwana w'Imana wa wundi Emmanuel watuvukiye abari watubera umwami uwo mwami wacu tumuyoboke twirinde gushaka gukurikira ibigirwamana kubaho nk'uko abandi babaho nuko yenda twibwira ko babayeho neza hari igihe twibeshye ukavuga ngo ariko ubundi kuki abantu badasenga ari bo nabo babayeho neza abantu badasenga cyangwa batagira gutari bo bagira imigisha abantu batamenye batagira gutugasa urwiganwa rwamufujwe dusabe uyu munsi kugira ngo Imana nyagasani twongere ingabire zaho mutagatifu twere kubaho duteye Imana umugongo twemere Imana itubere umwami wacu ituyobore kuko niyo duteye Imana umugongo tugakurikira ibigirwamana tuzasarura umuyaga tuzasarura ubusa icya kabiri nibyo twumvise mu ivanjiri nyuma iki cyumweru cya mbere nyuma y'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani twizihije twatangiye icyumweru gishya icyumweru gisanzwe cya Kiliziya bakita icyumweru gisanzwe atari uko ari icyumweru cy'agaciro gake ahubwo ni icyumweru cyo kurushaho gukoresha neza inema n'ibyigisho twaronse mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani bikaduherekeza kandi bigakomeza kutugaragariza uburyo Yesu Kristo ntabwo yaje munsi aje kwitemberera yaje aje kudukiza ngo cyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu ni ukugira ngo dukire muri iki cyumweru cya mbere rero cy'ibyumweru bisanzwe n'ibya kabiri bazatubwira amasomo batwumvisha uburyo Yesu Kristo ayaje kudukiza twumvise rero uburyo yakijije uyu muntu ngo ari ikimuga nayo ni ivanjiri nziza cyane ikubiyemo ibintu byinshi cyane ngo baraje basanga aho Yesu Kristo yari kwigisha aho uko babigenza batubura igisenge amanura iyo ngo byaryamye mu kugeza imbere ya Yesu igisomo ikintu cya mbere gishaka kutwereka ni ukutwereka ko Yesu Kristo yaje kudukiza kandi ko ntabwo dukizwa gusa no kwemera kwacu ahubwo dukizwa no kwemera k'umuryango ntabwo dukizwa gusa no kwemera kwacu ngo bamanuye ingobyi barayimanura bari batoye igisenge bakayimanura gahoro ngo Yesu Kristo abonye ukwemera kwabo abwira cya kimuga guhaguruka ugenda ibyaha byawe urabikijijwe ntabwo Yesu Kristo yabonye ukwemera kwa cya kirema cya kimuga cya kiryamye oya Yesu Kristo abonye ukwemera kwabo abandi bari bamuhetse bagiye gutobora inzu bakagenda bamanura ingobyi gace bagiye kugeza bamugezeho ko abonye ukwemera kwabo abwira cya kimuga ngo haguruka ugende ibyaha byawe urabikijijwe uriya mutipe ntabwo yakijijwe n'ukwemera kwe yakijijwe n'ukwemera ko bamuhetse ntabwo dukizwa n'ukwemera kwacu gusa dukizwa n'ukwemera kw'abaduhetse cyangwa k'umuryango niyo mpamvu mu misa iteka turabivuga mu misa ngo nyagasani ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe kuko mu kwemera kwa Kiliziya nzakirizwamo nyagasani arebye ukwemera kwawe wowe uyu munsi waje hano muri uyu munsi mukuru w'Impuza Emmanuel abwira ba muvandimwe wawe uryamye muri CHK guhaguruka ugende ibyaha byawe urabikijijwe nyagasani abonye ukwemera kwawe wowe uri aha ngaha waje gusenga abwira wa mwene wanyu wari ugiye kwiyahura ngo have siga uhaguruka ugende ibyaha byawe urabikijijwe nyagasani abonye ukwemera kwawe abwira wa wundi wari ugiye gukora ikintu kibi ngo have sigaho yagiye kwica umuntu cyangwa yagiye gukora sida have kwemera kwawe kuragukijije kubera umuvandimwe wawe nyagasani abonye ukwemera kwabo abwira wa wundi ngo haguruka ugende
nahangaha rero dusaba kugira ngo natwe uko bwije nuko bukeye tubashe gukomera mu kwemera, kuko kwemera kurakiza, ukwemera Yesu Kristo kurakiza, kandi ntabwo dukizwa gusa no kwemera kwacu konyine gusa, ahubwo dukizwa no kwemera kw'abaduhetse no kwemera k'umuryango. Niyo mpamvu burya mu buzima bwacu tujye dukunda gusabira abandi, tujye dukunda guheka n'abandi abo duhetse, tubazanire Yesu. Yesu nawe nabona ukwemera kwacu azabasha kudukiza. Ibyo dukunda kubivuga kenshi, tukavuga ngo uko nari mubizi ko icyaha cy'umuntu gishobora gutuma umuryango wose uba mu mikasi. Icyaha cy'umwana wigize ikiganza kigira iki byose gishobora gukurura umuvumo ku muryango wose. Abantu bakabona murarwara, abana bahora barwara ntibakira, muravuza ntimukira, murahinga ntimweza, muracuruza ntimwunguka, murabyara ntimuheka, murashakashaka ntimuronka, abana barakura ntibabona abagabo cyangwa ntibabona abagore, kubera icyaha cy'umuntu cyo bita umuvumo. Cyo ikintu gikomeye cyane cyo tukizirikana. Ariko kandi ni ukwicuza k'umuntu umwe, ukwisubiraho k'umuntu umwe, ukwemera k'umuntu umwe ushobora kuzana umugisha ku muryango wose. Ukwicuza k'umupapa wicujije kukazanira umugisha umuryango wose. Ukwicuza k'umumama cyangwa kwisubiraho k'umwana wari wagize ikiganze bikazanira umugisha umuryango wose. Abantu bakabona ibintu byahindutse, n'abari barabuze urubyaro barubonye, n'akazi kari karabuze kaje, no gucuruza byari byaranze none byaje, n'imigisha yari yabuze yaje, kubera ukwicuza k'umuntu. Nabyo twumva Yesu Kristo abivuga mu Evanjili. Mwibuka uwo bita Zakewusi. Zakewusi mwari umuntu w'umucuruzi, umuntu ukomeye cyane ukoresha akoro, yumvise ngo Yesu Kristo ngo araza kuza, aragenda yuriye igiti, kuko ngo yari mugufi. Iyo bavuga mugufi ariko ntabwo ari mugufi gusa, yari mugufi mu byose, mu byaha, kwemera byose. Yuriye igiti ngo Yesu Kristo arabona ngo Zakewusi ngo ngwino, uyu munsi ndaza kuri ari wawe. Ngo agiwe rero kwa Zakewusi, Zakewusi aramuzimanira, arishima. Zakewusi yumva arafashijwe, abwira Yesu ati umva, n'abantu bose narahuguje, ngiye kubasubiza ibyabo ndabakubira kane. Ko Yesu Kristo yamureba yarishimye. Ndababwiza ukuri, uyu munsi umukiro watashye muri uru rugo. Umukiro, umugisha. Umukiro ntabwo watashye kuri Zakewusi gusa, utashye no kuba mutuye urwo rugo rwose. Kuba Zakewusi yaricujije akisubiraho, byarongeye umugisha urugo rwose. Ndababwiza ukuri, uyu munsi umukiro watashye muri uru rugo kubera Zakewusi wicujije. Maze rero bakristo bavandimwe, mwaje kwizihiza uyu munsi mukuru mutagatifu Emmanuel, kugira ngo basabe ngo natwe nitube ibimenyetso by'umugisha, nitubere abacu ibimenyetso by'umuvumo. Uyu munsi Nyagasani nabona ukwemera kwawe, nabona ukwisubiraho kwawe, nabona ukugarukira Imana kwawe, nabona ukwemera kwawe, avuge ngo umukiro watashye mu rugo rwanyu, umukiro watashye mu muryango wanyu, umukiro wageze muri karitsiye yanyu, umugisha wageze mu rugo rwanyu, kubera ko wabashije kwisubiraho, kubera ko wavuze ngo na wa wundi twari dufitanye akantu ndamubabariye, na wa wundi twari tukuburana kandi nzi ko nigiza nkana ndabiretse, na wa wundi nangaga twahuraga inzoka y'umuntu ikabyuka cyangwa ngo umusatsi umvuyeho ndamubabariye ndamukunze. Nyagasani nabona ukwemera kwawe, avuge ati umukiro watashye mu rugo rwanyu, mu nzu yanyu, mu muryango wanyu, muri karitsiye yanyu no mu mpuza yanyu. Mbifurije rero umunsi mwiza, uyu munsi utubere umunsi w'imigisha, tubere ibimenyetso by'umugisha imiryango yacu, ntitubabere ibimenyetso by'umuvumo. Twemere Emmanuel atahe muri twebwe, umugisha w'Imana utahe mu bacu, maze tubashe kurushaho kuba ibimenyetso by'umukiro, ibimenyetso by'umugisha, ibimenyetso by'ibyishimo n'amahoro, kubera ukwicuza kwacu, ukwisubiraho kwacu no kugarukira Imana kwacu. Mbifurije umunsi mwiza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Tugiye rero guhaguruka, hanyuma twongere tutakambira Imana Nyagasani, twiture amasengesho yacu, twisabire, dusabire Kiliziya, dusabire igihugu cyacu, dusabire imiryango yose iri mu ntambara, dusabire abantu bose bakiri mu mwijima w'icyaha, dusabire n'abo ngabo bagowe bakiri
mu mivugo n'imikasiro kugira ngo umwana w'Imana Emmanuel watashye muri twebwe yongere dutagatifuze yongere tuzane umugisha w'abana b'Imana turusheho kuba mu mahoro n'umugisha uturuka ku ijuru. Mana yacu uri kumwe natwe tugutuye umugaragu wawe Papa Francisco kugira ngo kiliziya yawe ayoboye umwongerere imbaraga ngo kiliziya ayoboye ihorane igishyika n'umwete mu byo kubyarira isi umucunguzi Yezu Kristu wigize umuntu akabana natwe. Utwumve Nyagasani. tugutuye kiliziya y'u Rwanda abepiskopi n'abihayimana bose bongerere imbaraga kugira ngo umuzabibu wawe ariwo kiliziya uhorane abakozi bawukorera bahindure umunyu w'isi n'urumuri rw'isi, maze ibikorwa byayo birushaho kurumbuka imbuto zituma ingoma ya Yezu Kristu umwana wawe wigize umuntu akabana natwe ishinga imizi mu gihugu cyacu. Utwumve Nyagasani. Mana yacu ubana natwe, tugutuye u Rwanda, perezida wacu n'abamufasha kuyobora, bongerere imbaraga kugira ngo umwete n'umuhate mu mirimo y'amajyambere nyayo, biyobore abanyarwanda kuri Yezu Kristu umwana wawe wigize umuntu akabana natwe, maze icyo ategeka gikorwe munsi gihereye iwacu mu Rwanda. Utwumve Nyagasani. Mana yacu bana natwe, tugutuye ingo n'imiryango yose, wowe washatse ko umwana wawe avukira mu rugo rumeze nk'izindi zose akarukuriramo, wowe buri wese mu bazituye gusobanukirwa n'ubutumwa ashinzwe ku isi. Mana yacu, we nyir'ubuntu butagira urugero, reba nimuwe ingo zose ziri mu ngorane z'indwara, urupfu, ubwumvikane buke n'ubutandukane, abazituye bahe kukwemera no kukwizera, maze bakurizeho nabo kwizerana. Fasha ingo zose gutega amatwi amajwi y'abaziyambaza no kubagirira urugwiro, maze mu mibereho yazo uzihindure Nazareti ya Yezu, Mariya na Yozefu. Utwumve Nyagasani. ubana natwe, tugutuye urubyiruko rw'isi yose, turagusaba ngo urwongerere imbaraga, rube intwari mu kwibanda ku myumvire myiza. Yobora abahungu bacu n'abakobwa bacu mu nzira y'ukwemera, kugira ngo mu ntambwe zo kugendana n'ibigezweho Yezu Kristu wigize umuntu abana natwe, ababera inzira, ukuri n'ubugingo. Twumve Nyagasani.
tugushengerera mu mpuza mutagatifu Emmanuel, duhe kwakira roho mutagatifu wawe no kwemera buri munsi kuyoborwa nawe, tubashe kuko kuba kiliziya ntoya yubatse kuri wowe. Kristo wigize umuntu akabana natwe, akomeza tubere icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana, utwumve Nyagasani. Amasengesho yacu tuyanyuze ku mubyeyi Bikira Mariya watubyariye ijambo, watubyariye Emmanuel, kugira ngo yatugereze ku mwana wa Yezu Kristo, natwe kandi akomeze kudushyira mu ijuru ry'itagatifu, turusheho kunogera Imana no kurushaho kurangwa n'amahoro n'igishimo tuvuga ku ijuru. Tubisaba tugira tuti ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira tw'abanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira, kira mu rutasama mu cyaha. Mwamikazi w'intumwa, mwamikazi utabara abakristo, mwamikazi ugira inama nziza, mwamikazi wa Kibeho, mwamikazi w'amahoro, Yosefu mutagatifu, bazina bacu batagatifu, batagatifu namwe batagatifukazi b'Imana, tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. cyacu turi Imana data ushobora byose, tumuhereje ibisizo n'ikuzo kandi tugire akamaro. Nyagasani tugutuye igitambo kigusingiza, tugushimira ibyiza byose waduhaye ku buntu bwawe, turagutakambira kandi twiyoroheje mu byo waduhaye tutari tubikwiye, ugiye kumenya kubikoresha dusingiza izina ryawe ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe, imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu, koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza
ko tugushimira iteka kandi n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Imana ishobora byose ugahura witeka. Nubwo udakeneye ibisingizo byacu bwose, nyamara niwo uduha ingabire yo kujya tugushimira. Kuko ibisingizo byacu ntacyo byongera ku buhangange bwawe, ahubwo nitwe byungukira ingabire zidukiza kubwa Kristu umwami wacu. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukarima igisingizo cy'ikuzo ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: koko ugira ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba gusakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora mu rwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa.
nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo kandi tukakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kristu tubaho mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yogeye ku isi hose maze uyegurije mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa ritari bose. wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Twifatanyije n'umuryango wa Jean Arufa na Monique barashimira Imana ibyiza yabakoreye. Twifatanyije n'umuryango wa Felicien Sebahire barashimira Imana kumigisha idahwema kuha gukomeza kubana nawo muri byose muri izi ntangiriro z'umwaka binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Natwe twese turakwinginze ngo tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo w'indahinyuka, intumwa zawe ntagatifu mutagatifu Emmanuel Impuza yiragije n'abandi batagatifu bose bakunyuze ku bihe byagiye bisimburana ko bamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yezu Kristu umwana wawe. Hawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa hamwe nawe ukabihererwa muri we ubumwe bwa Roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akabitegeka kandi akabitwigisha tutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungurwe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntiduterane mu bitwoshya ahubwo dukize ibyago. Nyagasani tugakwinginze dukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose mu gihe twitegereje amizero amahire no kuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. N'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe wubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristu twifuzanye amahoro, twifuzanye n'umunsi mwiza. Nyagasani Yezu Kristo umwana w'Imana nyir'ubugingo, we wahaye isusi n'ugirishije urupfu rwawe ku bushake bw'Imana Data kandi wifashishijwe na Roho Mutagatifu, dukize ibyaha byacu byose n'ibyago byose, bidukirisha umubiri wawe n'amaraso yawe, maze uduhe guhora dukomeye ku mategeko yawe no kutagira ubwo twitandukanye nawe bibaho. Turahirwa twebwe twese abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore intama w'Imana dore Yezu Kristo ukiza ibyaha by'abantu.
singire kwa kwinjira mu mutima wanje ariko ijambo rimwe gusa Kristo duhabwa aturinda tubesheho aturagire azatukize mu gihugu bw'iteka. Nyagasani nzakogeza n'umutima wanjye wose kuko wumvise amagorwa nkubwira, kuko wumvise isengesho ryanjye. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, muri iri funguro ritagatifu wadusangije igitambo rikesha umukiro cy'umwana wawe, twaguciye tugushimira ibyiza byose tugirira, turakwinginze duhe gukomezwa n'ingabire dukesha imbaraga n'ibyishimo, tugende turushaho kugukorera tubishyizeho umutima, maze tuberwe no kuzabona ibyiza bindi utuzigamiye ku bwa Kristo umwami wacu. Tukomeje rero kwifuriza umunsi mwiza, umunsi ukomeze kutubera umunsi w'imigisha, imigisha y'Imana ikomeze gutaha mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu ngo zacu, mu miryango yacu no mu mateka yacu, maze dukomeze kubera ikimenyetso cy'umugisha imiryango yacu n'abacu bose. Kandi Emmanuel, Imana turi kumwe, atuvukiye uri muri twebwe, akomeze kutwegereza ubwiza bwa Nyagasani. Mbere yuko dusaba umugisha w'Imana, reka turi kumwe n'abapadiri bacu, abashyitsi bacu badusuye, abanze badusuhuze nabo tubakire, hanyuma dukomeze dusaba umugisha w'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Padiri Sakindi Emmanuel, korera ubutumwa muri Paroisse ya Gishaka. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe.
Ku munsi mukuru wa Noheli nafashije abakristu kwizihirwa n'ibyiza biturutse mu ijuru, nanjye uyu munsi nishimiye yuko munkoreye umunsi mukuru. Ndashimira Padiri mukuru Paroisse Gikondo n'abakristu twasanze muri uyu muryango remezo. Imana ikomeze bongerera umugisha, mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire. Nitwa Shandi kubw'Imana, umupadiri bwite wa Diocese ya Kigali, nkorera ubutumwa muri Paroisse ya Kabuye. Murakoze abavandimwe, turacyari kumwe mu gitaramo cyacu dukomeza kubifuriza umunsi mwiza, kandi nk'uko mubizi nyine turi mu ntangiriro z'umwaka twizihije uyu munsi mukuru w'impuza yacu ya Emmanuel. Mu ntangiriro z'umwaka tubifurije rero umwaka mushya muhire. Uyu mwaka uzabera umwaka w'ibyishimo n'amahoro, uzabera umwaka w'imigisha, uzabera umwaka w'ibyishimo bituruka ku Mana. Muzatunge mutunganirwe, mubyare muheke, muzashakashake muronke, muzagira Imana n'amafaranga, kandi Imana izabarinda abanzi n'abarozi abagama n'abanyamahanga. Rero kongera gusaba umugisha w'Imana wa y'amazi y'abatisimu twahawe, tuzirikana ko twanze icyaha twemera Imana, kugira ngo n'uwo mugisha niyo batisimu yacu ikomeze twibutse ko tuhamagara gukurikira Yesu Kristo, maze uyu mwaka wose uzatubera umwaka wo kwegera ubwiza bw'Imana, wo kurushaho gukurikira Yesu Kristo no kwemera ko atubera umwami, natwe tumubera abahamya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndi umukristo, Nyagasani Yesu n'abane namwe. Nyagasani Imana soko y'imigisha yose, n'abahundagaze ingabire ze, abasendeze mu mugisha w'igisagirane, kandi abarinda bahe kugira ubuhoro n'ubugingo muri uyu mwaka wose dutangiye. N'abakomereza ukwemera gushyitse, abaho ukwizera kutadohoka, hamwe n'urukundo rutezuka bishyigikiwe n'ukwihangana.
ayobora imibereho yanyu n'ibikorwa byanyu mu nzira y'amahoro n'ubutungane bye, yumva amasengesho muvugiraho muri hose n'igihe cyose, maze azabageze mu bugingo bw'iteka nta nkomyi. Kandi ushobora byose n'abawe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Bakristo bavandimwe inshuti mukurikira YouTube channel ya Paroisse Vincent Pallotti Gikondo mwongeye kwijwa kuri uyu mugoroba turi hano muri impuzamiryango remezo ya Mutagatifu Emmanuel aho bizihije igitambo cya misa mu rwego rwo kwizihiza Mutagatifu biragije. Turi kumwe n'umuyobozi w'impuza aragiye kutwibwira atubwire n'uburyo bateguye umunsi mukuru. Murakoze, nitwa Nsengiyumva Theogene, umuyobozi w'impuzamiryango remezo ya Mutagatifu Emmanuel. Twishimiye cyane kuba twijije uno munsi, twagombaga kuba twarawijije umunsi wa Noheli kuko twizihiza umunsi wa Mutagatifu Emmanuel, ariko kubera uruhurirane rw'iminsi mikuru impamvu twawushyize kuri uno munsi. Mwawushyize kuri uno munsi. Ubwo rero nkuko amazwi bivuga umunsi mukuru basubitse, ariko nanone muteguye mu gihe amashuri amaze iminsi mike atangiye. Tuvuye mu minsi mikuru isozwa ry'umwaka Noheli na Noheli, ese kubutegura gukusanya inkunga byaraboroheye? Ntago dushobora kureka uwo munsi kuwukora kuko Yezu Kristo wigize umuntu akabana natwe, turabona n'igihe avutse abami baje kumuramya bamutura zahabu, ububane n'imibavu. Natwe ntago rwose mu byo dukora byose ntago twari kureka kuramya umwami wacu. Ibyo twakora byose nta cyaruta kwizihiza uwo munsi. Uti nta cyaruta kwizihiza uwo munsi, ni byiza cyane. Ese mubona uko mukurikije abakristo b'impuzamiryango remezo yanyu, mubona ubwitabire buhagije bushimishije nk'uko mwabiteganije? Yego murakoze. Uyu no munsi twijije ku munsi w'imibyizi, ku munsi w'akazi. Hari n'ababakorera hatari hafi bakorera no mu ntara, ariko ugereranyije namwe murabibona uko bitabiriye biri mu rugero, ariko n'udahari yawugizemo uruhare kuko twese ni uwacu kandi bose barawishimiye. Njye nitwa Mukanyarwa Donata, nkaba ntuye mu muryango remezo wa Mutagatifu Kazimiri, mu mpuzamiryango remezo yiragije Mutagatifu Emmanuel. Nagize amahirwe cyane kuba baturiye igitambo cy'Ukarisitiya mu rugo rwanjye, nishimye cyane. Nakiriye Yezu kuri Noheli, ariko ubu noneho byarushijeho, mfite ibyishimo birenze. Ibyishimo byinshi. Ni gahunda isanzwe muri kiliziya hano muri Paroisse ya Gikondo, aho ku mugoroba impuzamiryango remezo imiryango remezo yagize amahirwe kwizihiza Mutagatifu wabo bakira igitambo cy'Ukarisitiya. Mubyakira mute muri rusange nk'abakristo? Iyi gahunda tuyakira neza cyane, tunaganduka mu bukristo bwacu kubona abasasaridoti badusanga iwacu mu rugo mu muryango remezo bagaturiye igitambo cy'Ukarisitiya, biratunezeza cyane. Ndetse n'abandi badafite imbaraga bagira amahirwe yo kugira ngo nabo basangire n'abandi igitambo cy'Ukarisitiya, ndetse n'abana bakiri batoya bagakura bazi igitambo cy'Ukarisitiya icyo ari cyo. Birashimisha cyane. Rero nkuko mubyumva umunsi mukuru akomeje, rero tugiye gukomeza dukurikira ibikorwa bigiye gukurikiraho nyuma y'igitambo cya misa. Turabona abakristo basa naho biteguye gukora ubusabane. Niko bimeze. Iyo igitambo cy'Ukarisitiya kirangiye mu miryango remezo cyangwa mu mpuzamiryango remezo turasabana tukishima
tugasangira ni byiza cyane. ngo tuboneyeho no kujya gusangira no kwifuzanya umwaka mushya rero gukomeza kuri gahunda bateguye muri iyi mpuzamiryango remezo. Namwe muze dusangire kandi turaryoherwa. Murakoze cyane. Hano rero imurambi ikintu tubazeho bagira udushya buri munsi, murebe ibyo bintu batuzaniye n'uburyo babizanye, ni udushya bahimba twa buri munsi kugira ngo berekane ko bafite ubudasa n'ubw'abandi. Mumfashe tubaha amashyi n'impundu. Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu mutsima tugiye gusangira handitseho happy birthday Saint Emmanuel. Abatumva icyongereza mu gifaransa bavuga joyeux anniversaire Saint Emmanuel. Mu kinyarwanda isabukuru nziza mutagatifu Emmanuel. Mwabonye rero ba Emmanuel bose felicitation se mwagejura rero kuri padiri n'abandi ba Emmanuel bose mwagute ba Emmanuel begera hariya kameraman arashaka ba Emmanuel bose begera hariya kameraman bose ni Emmanuel bari kuramukanya bazina batagatifu. Emmanuel mukuru wabo narakomeje Kristo zakozwe ureke tutere isengesho itagatifuza ibiribwa n'ibinyobwa byawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe mwiza, dukomeje kugushimira ibyiza byose ukomeza kutugirira, tugushimira kandi waduhaye guhura n'abavandimwe dusangira ibyiza by'umunsi mukuru. Turagusaba umugisha wawe, umugisha kuri buri wese uri aha ngaha, ku miryango yacu yose, kuri iyi mpuza ya Mutagatifu Emmanuel, santrale yacu na paruwasi yacu. Twerezeho mutagatifu atumurikire kandi atuyobore. Wowe wawe rero natumurikire kandi umugisha wawe tumanukireho, umugisha ku byo tuza kuvuga, ku byo tuza gusangira, byose bidutera imbaraga zo kugukorera no kurushaho kunga ubuvandimwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ugira umunsi mwiza Vutseho ugira umunsi mwiza
ubundi gishyiremo akabyino tubyine ntabwo twava mu gitaramo nk'iki n'iki tutabyinnye wagishyiremo akabyino dukine akadiho nk'uko rero mwabikurikiranye cyari igitaramo gishyushye, igitaramo cyitabiriwe, igitaramo cyabaye mu mibyizi ntabwo biba byoroshye ariko cyitabiriwe neza. Dushimira rero iyi mpuzamiryango remezo yashoboye guhuza abakristo bayo kugira ngo bizihize mutagatifu biragije, bifuzanye umwaka ndetse bongeye bafateho naho ingamba zo gukomeza ibikorwa byabo bafite mu mpuzamiryango remezo. Namwe rero turabashimye mwakomeje kudukurikirana, dukomeza kubibutsa gukomeza kureba YouTube channel yacu, mukora subscribe, musharinga kandi mutanga ibitekerezo byanyu hariya handitse comment. Turi kumwe rero kandi tubifurije kugumana natwe mu biganiro tuzakomeza kubategurira. Murakoze.